Haleluya. Kubw'impamvu usa gutyo kandi abantu bose ni musa, iyi mikoro muyongereho gatoya. Kubw'impamvu turi abana b'Imana, kubw'impamvu turi abana b'Imana kandi tuzajya mu ijuru. Haleluya. Naremwe kubw'impamvu wimbaza icyo ndicyo, niba ushaka kukimenya ukibazo wandemye. Agaciro kajye kabarwa mu maraso, kandi ikiguzi cyanjye n'ukuri ni kinini. Nubwo nacumuraga ntabwo yanjugunye, ahubwo atuma uwandemye ngo akizuwishe. Kubaho mbikura kuri uwo nguwo nyine, kandi icyanteganiriza ni cyiza n'ukuri. Sinabayeho kumanuka, oya oya, sinabayeho kubw'ingorane, oya. Icyo nabaye cyo nakibereye muri we, kandi kwihereza zanjye ziwacu mu ijuru. Nduw'igiciro cyinshi w'impimba amazina, kuko kuyanyita ari byo bipfobya icyo ndicyo. Umuzungumira n'ibindi nk'ibyo, njye mbona ari amahimbano narabirenze ibyo. Icyo ndicyo n'ikindi kirenze ukundeshya, sinibara ry'uruhu, oya oya oya. Uwo ndiwe ndi umwana w'Imana rurema, ubu njya nshima Imana yo yangize icyo ndicyo. Sinabayeho kumanuka, oya oya, ntiwabayeho kubw'ingorane, oya. Icyo twabaye cyo twakibereye muri we, kandi kwiherezo tuzaba iwacu. Sinabayeho kumanuka twese, sinabayeho kubw'ingorane, oya, sinabayeho kubw'ingorane. Icyo nabaye cyo nakibereye muri we Sara we, icyo nabaye cyo nakibereye, kandi kwihereza zanjye ziwacu mu ijuru, zazanjye ziwacu mu ijuru. Ho nawe utaramenya amateka yawe, burya yarayahinduye nushaka ubyemere. Nubwo kubigeraho bitari byoroshye, ariko yarabikoze ujye umushimira. Shyira ejuru ririmba iby'iyo nsinzi yawe, aho guta igihe mu bitagira umumaro. Byabaguhimba amazina ubihorere, ahubwo ujye ubaratira icyo yakugize cyo. Twe turi abana b'Uhoraho, abo yahinduye abo kubahwa, abo yahinduye abo kubahwa. Ntitwakomeza kwigumira mu bujiji, ntitwakomeza kwigumira mu vuba. Turitahira iyo twateguriwe, tahira iyo twateguriwe. Twe turi abana b'Uhoraho, Uhoraho, abo yahinduye abo kubahwa, abo yahinduye abo kubahwa. Ntitwakomeza kuguma mu bujiji, ntitwakomeza kwigumira mu vuba. Turitahira iwacu, turitahira iyo twateguriwe, vuba turitahira iyo twateguriwe, vuba turitahira iyo twateguriwe. Ntitwakomeza kwigumira mu bujiji, vuba turitahira iyo twateguriwe. Hallelujah.
Reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize kugira ibihe byiza amahoro n'imigisha bikomeze kuba kuri mwebwe muri kutwumva. Turi kumwe n'umuririmbyi ariko ni umuririmbyi yitwa Jacques Mwizerwa, nitunashake tunavuge engineer. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Long time kuri Kwiringira TV dupanga ariko ntibikunda, ariko uyu munsi wa none Imana nicyo gibyemereye. Nago biba byoroshye, inshingano ziba ari nyinshi nkuko bivuze. Nitwa Mwizerwa Jacques, aba ndi umuririmbyi w'indirimbo z'Imana, gospel artist. Aba nkunda Imana n'abantu kandi nkaba ndi umugenzi witegura kujya mu mugambi bwo mu ijuru. Nuko wavuze ko ndi engineer nawe ndiwe. Yego. Kuko ndi electronics and telecommunication engineer, haba ari nabyo nkora. Urumva rero ni ibintu nkora kandi nkunda nabyo ndibyo. Jacques, reka dutangire urugendo rw'ivugabutumwa muri uyu murimo wo kuririmba mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Mu myaka yawe ngira ngo ntago tugiye guhita tuvuga byinshi, tugiye guhita dutangiriye aho ngaho. Mu myaka yawe y'ivugabutumwa urugendo n'urugendo rwari rumeze rute kugeza uyu munsi wa none? Ntago sinzi ahantu ndi bubihere kuko natangiye uyu mwuga wo kuririmba cyangwa se kuvuga ubutumwa mu ndirimbo kera. Yego. Ndibuka nagiye muri korali y'abantu yo kuri korali yaho navukaga hari Nyanza, mfite imyaka 3. Hajya ndirimbana n'abantu bakuru ko mfite imyaka 3. Ariko ikintu cyitwa guhimba indirimbo, nahimbye indirimbo ya mbere niga mu wa 2 muri segonderi. Ubwo ni nko muri 2001 nigaga mu wa 2 muri segonderi. Yego. Nibwo nahimbye indirimbo ya mbere. Ariko cyitwa kariyeri yo kubwiriza, ubwo nahimbiraga amakorali ariko hajya nyuzamo nk'interpreta n'indirimbo, ndirimba amasolo ya n'interpreta. Ariko ndi kuririmba nka solist, indirimbo ya mbere yitwa Imbaraga. Hari Imbaraga ndakeka abantu barayiza abanzi. Yego. Nayihimbye muri 2006 nibwo nahimbye indirimbo ya mbere ya solo. Yego. Kuva 2006 rero kugeza uyu munsi maze gukora indirimbo nyinshi cyane. Ndumva zaba zirenga nka album nkenye, ariko izo nashyize ahagaragara na album 2 n'amasingo nka 5. Maze gukora n'izindi imwe singo n'indirimbo imwe nk'eshanu. Ikindi nshimira Imana avuze uti rwa rugendo rumeze rute, rwa rugendo runejeje. Burya umuziki ntago turaririmba, ariko umuziki ni ubuzima, ni umunezero, nta kintu kiruta umuziki. Indirimbo nzashyira ahagaragara vuba ahangaha nise twararirimbye turaririmba tuzaririmba. Twararirimbye tuzaririmba. Twararirimbye turaririmba tuzaririmba. Yego. Nibwo navuze nti burya kuririmba ni ubuzima, kuko iyo turwaye turaririmba, twaba tubabaye tukaririmba, twakwishima tukaririmba, ndetse na nyuma yo gupfa turakomeza tukaririmba, kuko na nyuma twarapfuye murakomeza mukatwumva turirimba. Yego. None nitugera no mu ijuru. Yego. Ngo ikintu cya mbere bazaduhereza ni inanga. Yego. Urumva kuririmba ni iby'iteka ryose. Yego. Twararirimbye turaririmba tuzanaririmba. Ngicyo ikiza cyo kuririmba no bitandukanye ikindi. Kuririmba rero naririmbye ahantu hatandukanye, nakoze amakonseri atandukanye hirya no hino. Ndumva nahoze mbwira umuntu ejo ndi ntahantu hose hari agasantere, ahenshi muri iki gihugu hari agasantere gashyushye hose naraharirimbye. Yego. Ntago nabara ahantu naririmbye. Utageze nk'umunyamakuru uhagera uririmba? Aho nageze nk'umunyamakuru mpagera ndirimba. Ndumva ahantu hari agasantere hose naraharirimbye. Aho nararirimba ubwo ndi kujya kwaririmba muri iyi minsi. Yego. Jacques, reka tubanje kureba ku rugendo rwacu rw'ivugabutumwa muri uyu murimo wo kuririmba. Ariko uyu munsi wa none ni urugendo ukurikije imyaka twarimo muri kiriya gihe, utangira umuziki, utangira kuririmba indirimbo yawe bwa mbere nubwo bitangiye ukiri umwana, ariko 2006 utangira guhanga cyangwa se kuvuga ngo reka Kariyeri solo. Kariyeri solo, kanangire kariyeri solo, mve mubona himbiraga, mve mu makorari, ngiye ntangire umuziki wanjye ku ruhande rwanjye. Uhereye muri ra myaka n'uyu munsi wa none ni irihe tandukaniro riri mu baririmbyi? Kiragiye twadufite ba Muhimundu, sibyo ra? Yego. Twadufite ba Jarike Munyameta. Ni nawe rega wishaka abandi. Ntabwo ba Moyize waririmbaga mu byiza by'ijuru. Yo, yego, urango mfite amahoro. Nabonye amahoro. Nabo. Aha.
hari abandi se bariho buriya nta bandi bariho muri kiragiye uyu munsi wa none turi kubona abanyempano bagiye batandukanye ni imbaraga kibiguhereza nkawe iyo urebye igihe watangiriye ukabona abariho muri kiragiye n'uyu munsi wa none muri kariyeri sura ariko ya Kidventiste ni iki bikwigisha ni izihe mbaraga biguha biriya bintu ni ubundi kuririmba nawuze nkubwira ko ari ubuzima kandi ni kuririmba sinzi ukuntu nabivuga icya mbere ni ubuzima icya kabiri ni ntabwo ntushobora kureka kuririmba kubera yuko iyo bikurimo ukaba warabivukanye urabikora kiriya gihe nk'uko wabivugaga abantu bari bakeya barabitinyaga kuko biravuna yego biravuna icya mbere ajya mumenyesha yenda sinzi niba icyo kibazo uri bukimbaze ariko biravuna yego kuririmba uri umuntu umwe biravuna kuko ubona invitation nyinshi cyane ko gutumira umuntu umwe no gutumira korali biragoye ntabwo biratandukanye ikindi cost ya studio irahenda icya gatatu guhagarara uririmba uri umwe ubwabyo biragoye icyabaye rero gitandukanye kiragiye amastudio ari make cyane ndibuka ko nk'ubwo studio yari hari umuntu yakoreramo uri umusoliste ko burya n'amastudio yakorera abakorari amenshi ntiyabasha gukorera abasoliste yego ko gucurangira umusoliste bisaba yuko imicurangire yawe biri ku rwego ruzamutse ku buryo incurango iba accompagnement ye mu kimbo korari yo amajwi yabo ubwayo aba yihagije ibyo wacuranga byose byahura icyo ni ikiganiro tuzagarukaho ku micurangire y'umuziki yego ubu rero uyu munsi twigarukire mu nzira yego twari bake ariko kubera iterambere ry'amastudio niki abantu babaye benshi kuko n'abaproducer babaye benshi yego biraryoha rero yego kuko bamwe benspira abandi ukagenda ubona inspiration burya umuziki ugenda ubona no kwiga buri kanya buri ni ubunararibonye twavuga nk'ubunararibonye cyangwa se uburambe ni amasoko menshi yego amasoko yo kwigiraho menshi nimba abahanzi ari 20 bitandukanye nuko umuhanzi yaba ari umwe iby'umwe ashoboye abisharinga n'undi ibintu bikarusha kuba byiza ubutumwa bukamamazwa nicyo mbona Jacques turi mu bihe twavuga nayo mvuze ku ma generation agiye atandukanye harimo umunsi wa dufite bavumiriye mfite imana ni bamwe mu bahanga b'abaririmbyi dufite abasoliste mu Badventiste ariko turi kubura ba Jacques Mwizerwa turi kubura ba Muhimpundu Anne turi kubura nyine imbaraga mwari mufite muri kiriya gihe biri kugenda gute mu rugusaza oya burya rero umuziki nta muntu usaza yego sinzi iyo uvuze ngo muri kutubura sinzi uko ubu bivuga yego ndavuga mu mikorere ntabwo tubura yego ko burya umuhanzi abura iyo byibuze wamara nk'umwaka utabonye indirimbo ye yego burya bahari ahubwo buri iyi mpamvu kera mwabibonaga cyane nuko yenda ariko twari mu kibuga twenyine ariko n'ubundi niko twakora yego kuko ndumva ntabwo nigeze nkora indirimbo 5 mu mwaka keretse nko n'abava ngo ngiye gusohora album yego nka album yanjye ya mbere nayikoze imyaka 4 kugira ngo nyishyire ahagaragara yego ni nako igutwara amafaranga kandi yari iriho indirimbo 8 yego urumva rero yari iriho indirimbo 8 ubwo rero urumva niko twakoraga njye ntabwo mvuga yuko nagabanyije umuvuduko ahubwo wenda ubwo haje abakoresha umuvuduko munini bituma abantu batekereza ko twe dukora ku muvuduko mutoya ntabwo babura kuko kuririmba nta muntu usaza mu kuririmba ikindi hakaba abantu tutari nabyita interest ntabwo turi nkanjye ntabwo ni interested cyane n'umuziki oya umuziki ni interested cyane ndawukunda ahubwo yo ko ndabyita ngukira gukoresha imbuga nkoranyambaga yego kwamamaza yego kwamamaza ntabwo ari ibintu ushyiramo imbaraga yego ko njye mba numva nimba nkingi indirimbo nkabwiriza ubutumwa numva bihagije si ndi umuntu uzabona nakoze indirimbo ngo nirukanka ku magurupe yose nsharinga mbwira abantu nyamuneka mu postinge subscribing nigeze mwaka interview nige nayo kwakira ahubwo wambwiye ati umwanya ntabwo sinkunda media yego sinkunda media iri parera yuko kudakorana na media cyane ariyo bituma abatureba babona yenda tudakora yego ariko impamvu ubwo ni mindset yenda natwe tuzagezaho au fil de temps nimba ndivuga ko twebwe tutaraba.com oya ntabwo ari cyo kibazo bigatuma tutamenya uburyo kwamamaza cyane uburyo bugezweho bwo kwamamaza bigatuma ibintu byacu bitagera kure cyane ariko n'ubundi nkanjye mba numva atari objectif yanjye yego umugambi wanjye si uko ibintu byanjye bigera kure cyane ahubwo nuko n'umwe byageraho byamukiza Jacques ukomeje kuri ako kantu uri umunyamakuru kugira ngo hari
ikintu cy'imyamamarize mu ivugabutumwa binyuze mu ndirimbo. Korali yakoze indirimbo kugira ngo ibone imbaraga zo kujya kuyimenyekanisha, kubona bikiri mu kibazo cyangwa se bikiri ikibazo. Ni ibintu ushobora kurangira gute, ni ibintu ushobora kugenda gute kugira ngo tujye ku rwego standard nziza yo kuba umuririmbyi yakora indirimbo, Korali yakora indirimbo, kavuga ngo reka mfate icyemezo cyo kujya kuyimenyekanisha. Bizarangira gute nkaho uri umunyamakuru? Ndakekura nabyo kenshi, nubwo ushobora kuba utabikunda, ariko hari inama watanga ku makorali abaririmbyi. Nta nubwo navuga ngo simbikunda kuko nta nicyo bitwaye. Yego. Ahubwo biriya bintu mbona ikibitera biri cost effective, hari ikiguzi bisaba. Yego. Ndakekubizi. Ndabizi. Koko ubu kugira ngo ukoreshe press conference, buryo usohoye indirimbo ugakoresha press conference, byibuze ibitangazamakuru byo mu Rwanda byose bikaza ukabitangariza iyo ndirimbo, hari cost bigusaba. Yego. Hari amafaranga runaka kandi menshi kandi atari make. Yego. Nkubwiye nk'abahanzi dufite b'Abadventiste, mfite umuryango. Fanuel Bigirimana afite umuryango. Yvonne Uwase afite umuryango. Ntacyo ngushinja, afite umuryango. Kandi iyo miryango dukeneye kuyitaho. Gufata miliyoni 2 ukamamaza indirimbo imwe, iyo ndirimbo nayo yagutwaye miliyoni, uwo mutima nkanjye ntango ngufite. Yego. Ahubwo nashishikariza abadukunda, abakunda ibihangano byacu, nibadutera inkunga. Yego. Kubona biri kugenda bitakara ukuntu, ntago twanze kubikora. Ariko cost yabyo ntago twiteguye kuyitanga kuko ntago tuyifite. Kuko nkubwije ukuri abantu benshi batavukoresha. Yego. Ariko nkanjye inzira nanyuramo kugira ngo ibintu byamamaze ndayizi. Ariko sinyikora. Yego. Kuko mbona hari ibindi byihutirwa kubirusha. Yego. Ubwo niko kuri kweruye. Yego. Byagenda gute kugira ngo wenda abo bafite ayo mafaranga babonye abaterankunga bigomwe ibyo byose bakagana itangazamakuru rikabafasha? Nta muntu wabona umuterankunga umufasha ku muziki kubera urukundo tuwukunda ngo narangiza ajye kubikoresha mu nyungu ze bwite, wajye kuguramwo ibibanza no kubaka amazu. Never. Uzabona umuhanzi yaguze inzu ngo uvuge ngo yayaguze mu yo bamuteye inkunga. Burya yarabo byagiye bivugwa, burya yayiguze mu byo asanzwe akoresha mu buzima bwe. Ariko urukundo dukunda umuziki, nimba agiye Jacques nshobora gufata 300 nka korodiyo imwe, video ukayitanga magana angahe? Hazafata 500 nkakora video imwe, si 800? Yego. Ubwo wampa miliyoni 2 ndashaka gukora indirimbo nkajya kuzigura ikibanza? Oya. Kandi ubwo uyashora ku ruhande rwawe wayabiri icyuya. Ahubwo abadukunda nimba koko mudukunda by'ukuri. Yego. Genda umbwire ngo nishyuye studio. Yawa. Genda ukora indirimbo. Nintayikora uzabimbaza. Nishyuye video. Nishyuye video. Yego. Nintayikora. Yego. Uzambwira turakosheje. Yego. Kuko Imana ntabwo yadusabye gukora umurimo mu buryo tudashoboye, birenze ubutunzi yaduhaye. Ubwo je n'ukuri nguhaye. Yego. Imana nibona Jacques atakoze video ya miliyoni, ntabwo izamurenganya kuko izi ubutunzi yamuhaye. Yego. Nawe rero wimurenganya ucira urubanza ngo Jacques warazimye ntukora. No, uri kumubeshyera. Akora ahubwo ku muvuduko ashoboye. Ahubwo niba ubona biri ku rwego udakeneye, udashaka, musanga umuti bimeze biti, niteguye kugukorera volume ya audio, volume ya video. Ubundi byo wamuhaye natabikoresha ubona ubumuremye. Ushaka kugenda mu itangazamakuru uvuga uti umuntu muhe miliyoni yagize hayikoresha, akomeze avuge ngo nta ndirimbo afite. Yego. Ubwo niko bavanga umuntu yacitse intege nta kibasha gukora. Ariko turakora pe. Yego. Ariko tukira abasore, kiragiye twara abasore nta nshingano twari dufite. Yego. Siko kiragiye gufata miliyoni nkajyana muri studio, numvaga nta kintu bimbwiye. Numvaga nta kibazo. Numvaga kintu bimbwiye kuba abantu barimo bishimira indirimbo zanjye bagira bate, numvaga biraha. Ariko sha ntago babajyanye umwana mu ishuri gufata miliyoni ujye gukora indirimbo imwe. Ntago byakunda. Ariko turanazikora. Turazikora kuko ndumva ntago nari namara amezi 5 ntakoze indirimbo turazikora. Jacques, reka turebe kuri kino kibazo. Ni ikibazo gihari ubona muri no minsi kiri gukora, ngira ngo uri umwe mu bakuze bo muri uyu muziki by'umwuka mu itorero ryacu ry'Abadventiste. Niba uza mu bahanzi 3-4 bakoze muri kiragiye cyahambere, bivuze ngo hari byinshi uzi, hari ibyo ugenda ubona, hari bigenda bihinduka, nawe ubwawe ukabirebesha amaso yawe. Iyo ubona abaririmbyi bamwe na bamwe bakora uyu murimo w'ivugabutumwa batagambiriye ivugabutumwa, ahubwo purpose ari gushaka views, purpose ari gushaka amafaranga kuri YouTube, rimwe na rimwe tugana na benshi urabizi, hari ugusanga ati ndashaka kuzamura YouTube channel yanjye. Impamvu ntago ari ivugabutumwa, ahubwo impamvu ni kuzamura YouTube channel. Ibintu
bishobora kuzatera ikihe cyuho muri murimo w'ivugabutumwa, bishobora kuzazana iki mu murimo w'ivugabutumwa mu minsi iri imbere? Ikibazo kirimo gikomeye nuko mbona ari uguhusha intego. Yego. Abantu barimo barahusha intego kandi birababaje cyane. Yego. Yesu ntabwo yaduhamagariye kuba ibyamamare. Yego. Ntabwo Imana ihangayikishijwe no kuba Jacques abicyamamare mu Rwanda rwose rurimo mukomera. Aceho bazunguze gutya. Bazunguze basasa amatapi hasi. Yego. Niyo mpamvu ibyo bintu abantu nagira ngo namenyesha aba young stars. Abakiri ibyamamare bishya. Yego. Biranavuna cyane. N'ubuzima udakwiye kwivuza. Yeah. Nanjye burya kimwe mu bintu byari byaratumye nanga ama interview ya televiziyo nuko kugira icyamamare kandi si byiza ko niberaho ubuzima bwanjye nezezwa. Burya ubuzima ikintu kinezeza, nta kintu kinezeza nko kuva mu mujyi hariya nkorera hariya kuri Union nkagera mu Biryogo nigendera n'amaguru hariyo nkanyura sashika numva kariya akayaga ka biriya biti nka saa 4 z'ijoro mvuye mu kiganiro kuri radio nkigerera mu Biryogo n'amaguru. Yego. Ngira inspiration nkahimba indirimbo nkatekereza ku Mana n'ibiremwa byayo nkumva ndanezerewe. Ariko ukurusha kuba icyamamare kugenda gutya abantu baguhagarika bavuga dorata birastressa. Ni stress. Abantu rero niba focusing kubwiriza butumwa. Anezezwe no kubona hari abantu bihanishijwe n'indirimbo ze. Yego. Kurusha kubona yagize views miliyoni. Numvise bari n'abazigura. Ya barabazigura. Hari aba urwose kumva umuririmbyi cyangwa kumva akorera guhamagaye ati mbwira uburyo nagura aba subscribers bakuzura 1000 nkahembwa. Kandi nikora hari n'amakorari menshi abihanganiramo ugasanga nta gukora indirimbo akagura views ngo bazajya babona ko indirimbo ifite miliyoni 500,000. For what? Nemeza abantu mbone ko ndenze. Icyo namubwira yahushije intego. Yego. Byagakwiye kujya kuririmba secular akajya kwamamaza ya miti y'ubunyabugabo n'ibiki bya bindi akajya gukina comedy. Yego. Kuko ibyo bifite views birakunzwe. Yego. Cyane. Akajya mu barezi family akajya mbese muri bya bintu akajya gutanga bishegu bidafite ibintu bivuga butumwa. Twebwe we are not entertainers, we are evangelists. Yeah. Ntago turi abantu bafasha abantu kwidagadura. Yego. Turababwiriza butumwa. Iyo mpamvu niyo mpamvu umuntu uri kurwana na views yahushije intego. Yego. Jacques reka hari tugane ku musozo ariko yego tugane ku musozo dusoza ariko twibaze tuti bigenda bite cyangwa se bishobora kubyara iki iyo umuririmbyi afokasinze cyangwa se arebye kuri Jacques we ntiyirebeho. Icyo ni icyambere uraza kukidusubiza. Ikindi bigenda biti iyo abaririmbyi aribo bavugwaho amabi gusa, bavugwaho ibinyoma gusa, bavugwaho inzoga, bavugwaho gusambana, nyine buri kantu kose bigenda biti niki kibitera? Ntago nemera yuko abaririmbyi aribo bivugwaho gusa. Yego. Ahubwo nuko aribo bagaragara. Yego. Burya bavuga ngo uko inkende irushaho kugenda yurira igiti niko ubwambure bwayo bugenda burushaho kugaragara. Nese umuntu utaje hano Nyamata wibereye mu cyumba cyari gusambana hari ya Kimisagara asambana. N'urugero dutanze ariko Jacques ko yaje kuri Mani Nyamata hari abantu ndeba bageze nko kuri 500 natambika hano ku lodge muri abo bantu 500 ntago zaburamo 5 bamubona. Ntago bizashoboka kandi babone bamuzi. Yego. N'abandi barasambana abantu banze kwemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ngo abahindure. Icyo nasaba abantu no gukizwa baba baririmbye n'abataribo ariko abaririmbye ntago aribo babigusa. Icya kabiri nabyo birashoboka. Uko urushaho kwamamara niko urushaho kugenzurwa gukururirwa abantu benshi. Yego. Abantu bakagukunda ari benshi. Yego. Ku buryo no kugwa mu bishuko birakoroheye kurusha umuntu utamamaye. Yego. Urumva? Yego. Urumva birashoboka kandi birashoboka. Naho kuvuga ngo abantu barebera ku muhanzi cyangwa se umuntu w'icyamamare icyo cyo n'ukuri. Niyo mpamvu abantu babyamamare inshuti zanjye mufite burya n'ujya ubona uri icyamamare ujye umenya ko hari abantu benshi cyane bifuza kumera nkawe. Yego. Kitiza urubyiruko abana bato hari umwana wajyaga avuga bajyaga amazi n'ukuri uzaba icyo ati nzaba Jacques. Yego. Ndibuka se yarampamagaye arambwira ati wa mugabo we ntago warunze. Yego. Ariko kugira ngo uzanyobereze umwana ndakwiyamye ntuzigere uva mu murongo. Ati kuko uvuye mu murongo umwana wanjye agerageza no guhagarara nk'uko uhagarara atafata mikoro nk'uko uyifata
atwakunda ujya uririmba uzamuye agatoki ati nawe kakazamura yego ati wibeshya ati kandi bitangiye akiri umwana muto ariko arinze aragera tronkome ameze nkawe yego ati rero role model yawe ni wowe pay attention namwe banyamakuru namwe muri ibyamamare n'abandi bose umuntu wese uzi ko ari icyamamare amenye ko yatanga ubutumwa bwiza bukagera kure yatanga n'ubutumwa bubi bukagera kure muri babita aba social influencer ni muri social influencer ukwiye ku-influencinga in the right position in the right way ariko n'uyu-influencinga in the wrong way uzagibwaho n'urubanza rukomeye cyane abantu bayobeje tewo ushobora kuzagira utyo ukabona ku munsi wa nyuma hari urutonde rw'abantu nka 50 wayobeje utabizi kubera ibikorwa byawe yemwe bahetse muhetse ibyera muve mu bidatunganye niko Bibiliya ivuga. Hari indirimbo abantu benshi bakuzeho ntago hari ngira ngo natwibutse platform zawe turi gusoza hari indirimbo abantu benshi bakuzeho ntago twasoza tutarimbye n'akarofure gato ni indirimbo ivuga ngo sinabayeho kubw'impanuka ni indirimbo yendikiye n'isi ikiganiro cya mbere dukoranye numvise ku mateka yagiye ugaruka ku mateka y'iradirimbo tuzanyina tubigaruko tunakomoza ku bantu imiziki bakwiye gucuranga muri no misi imeruka ni bihe biri kugenda bidusatira reka turimbeho gato cyane ongere unatwibutse platform zawe kugira ngo watubwiye kuri kwitegura indirimbo yawe yitwa ndaririmba nzaririmba naririmbye turarimba kandi tuzaririmba wow ubwo nayo tuyitege kuri platform ya YouTube nibisa nk'ibisanzwe ngira ngo ari turimbe kuri ndirimbo nabayeho kubwisi nabayeho kubw'impanuka niyo twarimba harufure gato ubundi twibutse platform zacu bantu badusupporting mu buryo bugiye butandukanye naremwe kubw'impamvu wimbazi cyo ndicyo nibushaka kukimenya ukibazo wandemye agaciro kanjye kabarwa mu maraso kandi ikiguzi cyanjye n'ukuri ni kinini sinabayeho kumpanuka oya sinabayeho kubw'ingorane icyo nabaye cyo nakibereye muri we kandi kwihereza zangezi iwacu mu ijuru. Urakoze cyane. Platform zanjye abashaka gusura indirimbo zanjye hari indirimbo nyinshi hakabaho n'inshyashya nifuza ko mwakunda kandi nazo mukazireba yitwa Mwizerwa Jacques Official. Mwizerwa Jacques Official turaza kubafasha tuzayipininge munsi muri comment yego nkabamba kuri Instagram nabyo nitwa Mwizerwa Jacques nkabamba kuri TikTok ariko hose nayi publishinga cyane mba kuri Facebook nayo ni Mwizerwa Jacques Official kandi ibintu byanjye hafi ya byose mbisharinga aho ngaho nitukwandikira uzadusubize nzabasubiza yego Jacques reka tugushimire ku mwanya munini kandi ukomeye waye kwiringira TV kandi ku rugendo rwawe turahari uko byamera kose twebwe kugana natwe ntago bizagusaba cya giciro cy'amafaranga kuko dusangiye umurimo dusangiye urugendo dusangiye twese twishimira ko tuzagera ibudapfa dutsinze tudatsinzwe reka amahoro n'imigisha tubisabire abari badukurikiye kandi nawe tubigusabire. Urakoze cyane kandi abadukurikiye mwese mubarikiwe sana turabakunda sante. Kwiringira TV ubutumwa bwiza kuri benshi gukizwa kwa benshi Matayo 24 umurongo wa 14.